reka tugaruke gato kuri izo nyangarwanda. Umuntu uwo ari we wese wanga igihugu, ndabivuga ndeba neza muri kamera, umuntu uwo ari we wese wanga igihugu, umuntu uwo ari we wese uzana amacakumbiri mu banyarwanda, umuntu uwo ari we wese utifuza iterambere ry'abanyarwanda, umuntu uwo ari we wese wanga amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge, uwo ntabwo ari uwacu. Kuri abigiranye na Scovia ntabwo byari bikwiriye, na Scovia ntirakwiye gucyahira Kasuku kuri social media. Oya, ikintu nagaye muri iriya saga naguciye mu ryo uvuga no buryo Scovia n'abanyamakuru bangahe bagiye kuri televiziyo bakamara amasaha 2 bari kuvuga kuri Kasuku. Nibyo bagiranye gushwana, ariko nk'abanyarwanda ntabwo tuba tugomba kwiha rubanda. Nagasoko nawe ntabwo ari kugaruka ngo Nagasoko nawe ntabwo ari kugaruka basubiza umubyeyi n'umuyobozi mu buryo bwo cyangwa se ubundi hari ibintu natwe dukora ugasanga icyo nasaba Mutesi Scovia n'umuyobozi twese aradukuriye, twaba tugengwa na RMC cyangwa se tutagengwa nayo, turi ku mbuga nkoranyambaga kandi nabyo biri mu byashinzwe. Ntabwo bikwiye ko asubizanya na Kasuku kuriya n'undi muntu uwo ari we wese, ntabwo bikwiye ko Kasuku nawe aza avuga nabi yarakaye kubera wenda aho ko batumvikanye ku muntu w'umubyeyi kandi w'umuyobozi mukuru twese udukuriye. Pastor nibyo Jean Lambert Gatare yatabarutse byamenyekanye, ariko nta wakwibagirwa umusanzu we mu myidagaduro nyarwanda, nta wakwibagirwa Jean Lambert Gatare kuri Radio Rwanda, nta wakwibagirwa Jean Lambert Gatare mu kogeza umupira w'amaguru, nta wakwibagirwa Jean Lambert Gatare ku Isango Star na Isango TV. Imana imuhire uko ridashira, ikomeze umuryango we, abanyarwanda bakomere muri rusange. Umuvandimwe yatabarutse, ariko nkuko wabivuze hahirwa bapfa bapfira mu mwami, ngo baruhuke mu ruho n'imihati mwuka nawe ngo kuko imirimo yabo ibaherekeje. Pastor, uhangana gute n'abantu bagutera imijugujugu kuri izi mbuga nkoranyambaga, cyane ko uri mu bantu batangaza inkuru z'ukuri udaciye ku ruhande cyangwa se utabogana? Buriya rero uri muri iyi si wanze kuvugwa yaheze mu nda yagira. Yego. Urumva rimwe na rimwe n'ibigarasha tuba duha ba nyina nabyo bikaduha ba mama. Umwanzi wa so niwe mwanzi wawe, umwanzi w'umubyeyi wawe aba ari umwanzi wawe, umwanzi w'umwana wawe ari umwanzi w'umugore wawe, umwanzi w'umugabo wawe, ibintu nk'ibyo byose. Buriya Yesu yaravuze ngo uwo tudateranya turasandaza. Rero niba abantu tudahuje kumva ubumwe bw'abanyarwanda ngo twubake igihugu, umutekano w'igihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, twese turushaho kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda, twese amaboko yacu, ibitekerezo byacu, intambwe zacu, twese ngo duhurize hamwe mu kubaka igihugu. Ahubwo kugira ngo abantu bubake bagasenya, twavuga ibyiza bo bakabisenya, bagasenya igihugu, bagasenya abayobozi. Ababona gushwana n'abagabo, gutandukana, harimo n'ibyagiye biza wenda atabyikururiye nko kubura Rusagara, ibyo ntabwo ari ibyo yikururiye, n'iby'isi tuzanira. Ariko Pastor Mutesi aho agenda anyura ni umuntu ugaragara neza, ni umukozi w'Imana. Mbayahaga nawe arabizi ibyo yakoze ko atari byiza, arabizi neza ko ibyo yakoze atari ukuri. Mbayahaga yagomba guhumuriza imitima y'abantu mu rusengero, bagashima Imana ko umukuru w'igihugu yabasuye nk'abitorero. Mbayahaga azasaba na Mutesi Scovia yaramugaye kuri mama Rwagasabo. Mutesi Scovia yaravuze ati ibi bintu ntabwo ari byo, ati pasteur rwose urantengushye, utengushye umurimo w'Imana, utengushye abakristo, utengushye isi, ati ibyo twari twiteze. We nk'umugabo yinenge yigaye narangiza aje kuri kamera asaba abanyarwanda imbabazi, maboko y'Imana imbabazi. Ndamugaye maboko y'Impaya rwose, tugaye pasteur Mbayahaga azaje kuri kamera asaba imbabazi isi yose. Twibutse maboko y'Impaya katuye mu Nemba, urari umupaka wa Nemba Gasenyi. Mbayahaga rwose ibyo wakoze ukwiye kongera ukajya kuri kamera ugasaba imbabazi isi muri rusange. Abanyarwanda batuye ku isi, abarundi bakwiye isi yose, ibyo wakoze Mbayahaga Isidore nka Potere bose yivuguruze asaba imbabazi. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Umuntu wese abona ko ibyo bintu atari byiza. Scovia Mutesi yaravuze ati ibintu ntabwo ari byiza, Gasuka ati ibintu wapi ati uyu mugabo ibi nibi. Maboko y'Impaya natwe turavuze ngo ibi bintu si byo, biragayitse rwose. Ikaze TV Rwanda natwe twarabyamaganye. Ikaze TV Rwanda mukore subscribe, like na comment. Kuri Maboko y'Impaya subscribe, like na comment. Umucyo Wera TV naho bahagere bakande subscribe. Umucyo Wera nabiginze abantu bo kwikaze no kuri Maboko y'Impaya mugiye rwose. Mukore subscribe, like na comment, murebe ibiganiro, mubizamure, mubisharinge. Umucyo Wera TV. Wabonye ikiganiro Kasuku yakoze?
Jesse kwiza mipango turagusuhuje rwose aho wibereye. Gifite titre ivuga ngo iki? Gifite titre ivuga ngo uyu mupastor w'umurundi yagerageje gukinisha amabi. Ikaze TV Rwanda, ikaze mwese mudukurikiye kuri Maboko Empire no ku Ikaze TV Rwanda. Uyu munsi turi kumwe n'umushumba Pastor Claude. Mwaramutse neza Pastor? Meze neza cyane, waramutse neza Maboko Empire. Amahoro y'Imana. Maboko bisobanura iki? Maboko ni izina ryanjye bwite, nitwa Celestin Haurushimana Maboko. Aho ni nkubu yuzo kwicaramo hano ukabibaza wicemo hano. Kuko abantu ntabwo bazi Maboko, ntibazi si wowe Maboko. Maze igihe nifuza gukorana namwe, maze igihe nifuza guhura namwe. Numugisha rero kuba mbashije kubageraho muri iki gitondo. Kandi nkushimiye mbere na mbere ko wanyemereye kumfata ukuboko kugira ngo nanjye ntere imbere muri uru rugendo. Ndagushimiye mbere na mbere. Murakoze cyane. Yego, wenda tutaratangira ikiganiro reka nyine akenshi bakunze kuvuga ko akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe gituma nkukunda. Murakoze cyane. Yego, ikintu gituma ngewe nkukunda kandi nkunda ibikorwa byawe mbere na mbere n'uburyo ubasha guhangana n'izi mbuga nkoranyambaga mu buryo bwawe wihitiyemo. Hari ibiganiro byinshi ujya ukora by'inkuru zimwe na zimwe abantu bakagutera imijugujugu kubera ko bavugisha ukuri. Yego, hari abantu benshi badakunda kumva ukuri ariko kubera ko bababwije ukuri rimwe na rimwe hari abagutera imijugujugu, hari abaza bakakubwira bati courage dukunda ibikorwa byawe. Ibyo byose mbamikurikira ariko hanini ngiwe nibanda cyane ku buryo ibi bintu binyuramo kandi nk'umugabo wemye niyo bibaye ngombwa kusobanura ukuri ukagusobanura. Rero tukiri aho ngaho hari ubukwe bwashyushye. Ubukwe bwa Timamu. Ejo nabonye wakoze inkuru. Ubukwe bwari bumeze gutesho? Ubukwe bwa Timamu Jean Baptiste ni ubukwe bwaje butunguranye. Abantu benshi batatekerezaga. Timamu tuzi twese yaje muri social media agaragaza ko yatandukanye n'umudamu bashakanye, umudamu w'umwadeperi, Timamu w'umwadeperi. Hanyuma avuga yuko umwe mu bashumba w'itoro rya deperi yamutwariye umugore, yamucaga inyuma akamurongorera umugore. Ibyo twarabibonye ku mbuga nkoranyambaga genda rira Chita Magic n'ibyo. Nyuma yaho Timamu hari n'umugore wo muri Australia w'umukecuru n'umukobwa we bigeze kuza bafata Timamu, umukobwa umudamu yifunga Timamu, yifuze Timamu aramuga ati byakunda ahubwo umukobwa uwo mukecuru aba ari we wikundira Timamu. No kuvuga ngo Timamu yakunzwe n'umukecuru umukobwa ntiyaba amahitamo umukobwa yifatira umukobwa yafuhiye nyina umukobwa yikundira Timamu birangira. Hanyuma rero birangira umukecuru anafungishije Timamu. Narabyumvise mu mbuga nkoranyambaga birahari. Nyuma yaho rero biba gutyo muri izo nzira gutyo abantu bakavuga bati Timamu Jean Baptiste ibintu nibi mu buryo mwe cyangwa se ubundi bimeze bite, azarongora umugore umeze ute, ibintu mbese birasakuza rero Timamu bagira naho asuka ari umustar arasuka. Yego, nk'abakobwa aba basitari nk'aba ba Bakting ibintu nk'ibyo byose nyine aragenda aravuga ati nagiye mu star very good, ashyiraho amaderede arasuka ibintu nk'ibyo byose. Ariko ku munsi w'ejo Timamu yaratunguranye, nanjye arampamagara ambwira ati uyu munsi najya mu murenge gusezerana. Yego, nabibonye ko ndamubaza Timamu bite urasezerana gute, ni wowe usezerana hano umuntu uherekeza? Nta muntu wabyiyumvishaga, buri wese yarategereje. Timamu arambwira ati wowe ku murenge wa Nyakabanda isaha ya saa 6 zuzuye uze kuba uhageze, yewe ndasezerana. Ndamubaza se ni umukobwa hano mu Rwanda, ni umugore wa hano mu Rwanda, hano mu Rwanda cyangwa n'umunyarwanda uba muri diaspora mu bihugu byo hanze? Ngo ngwino byose urabimenya uhageze. Mageze rero nahahuriye n'abandi menyesha makuru ba influencer baba YouTuber. Hanyuma rero Timamu koko birangira afashe ikiganza, afashe idarapo ntabwo bakirifataho ariko yahagaze imbere y'idarapo azamura ikiganza arahirira umugore witwa Murebwayire neza aravuga ati ngusezeraniye ko umbera umugore nanjye hazakubera umugabo, tukazaba n'ubwo twabyemeje uko abategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Rero Timamu yakoze ubukwe
ndetse nako yagiye mu murenge ejo n'uyu munsi wa none tuvugana kuri uyu munsi wa gatandatu Timamu nibwo mariage yiwe igiye kuba nibwo mariage yabaye ubwo iyo ni breaking news aya ni amakuru rwose atari kwivumbi hanyuma pastor aho ni butazanye imashini ngo hitewe gitinga ni ikibazo tugishyiraho mbere yuko ubwo ukora hanyuma ejo mwagiyeyo yari yababwiye ko muri buze kumenya amakuru niba ari umudiaspora cyangwa se ari umunyarwanda ariko muri interview mwakoranye nta kintu na kimwe yashatse kubivuga muri interview nambaje ntese ni umudiaspora ni ko abantu benshi bari bazi kuzashaka umugore w'umudiaspora akazi bimeze biti aravuga ngo abadiaspora ntabwo ari bo bagore bonyine gusa asubije icyo gisubizo nahise numva ko umugore watari umudiaspora ariko amakuru namenye ni umukobwa wa hano mu Rwanda kandi ufite gutya ibiceri Timamu ntabwo yakora ikosa hari amakosa Timamu atanga ugomba kurongora amafaranga ariko yarongoye amafaranga yarongoye umugore ariko ngira ngire nabyo birafasha nibyo bigezweho cyane cyane mu bastari bacu umunyamabanga nshingwabikorwa yaravuze ati umugore wowe mugore nimba ufite akazi umugabo adafite akazi ugomba guharanira ko utaza amafaranga atunga urugo kandi ugafata n'amafaranga ugahereza umugabo pana kumubira urapfa fata amafaranga biceri bihagije wamugani wakasuku umugabo ajye kuri hotel amwe icyayi yigurira icyayi agurira abandi icyayi ku buryo batamucisha n'ijisho babone ko ari sedunda ibintu nk'ibyo sadunda harya ni bantu amasadunda ni indaya ni iki ni n'udukobwa tw'udushinzi ubwo abahungu bo bakabita abagabo bakabita muki gose buriya ni ibirara ku buryo abantu batabona ko ari umugabo witwa afite umugore w'umukozi ukora afite umugore bita ko akora ariko suriya mugabo uhora usabiriza icupa uyu mugabo usabiriza icyayi uyu mugabo ugurirwa fanta kandi afite umugore bagomba kumuha amafaranga kugira ngo batagaragara nk'ingegera executive yabivuze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda yabivuze ngo bagore mujye muha amafaranga abagabo bitwaza mu gihe ari wowe mugore ukora hereza amafaranga umugabo agende ku ikofe ameze neza ari n'abandi bagabo agaruka ameze neza basi hanyuma rero ubwo yatangaga impanuro no ku bagabo aravuga ati hereza niba wikorera umushahara w'ibihumbi 500 fata ijana urigire ibihumbi 100 ubishyire ku ikofe byitwe agent de poche yawe ariko noneho 400 yafate uyahereza umudamu kugira ngo gahunda zose z'urugo zikemuke neza n'umugore nawe abigenze gutyo nayo gukore ubwo rero Timamu yabyarangiye abaye umugabo imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda uko biteganywa n'itegeko nshinga mu irangamimerere yabaye umugabo n'umukobwa nawe ahinduka umugore ngayo nuko byagenze kugeza ubu Timamu nta kibumusore Timamu sumu divorce ahubwo Timamu ubu yabaye umugabo yubatse mu yandi magambo Timamu afite umugore cyane ko kuri uyu munsi ari noho n'ubukwe bwabaye gusaba no gukwa ndetse no gushyingirwa imbere y'Imana pastor tukiri mu bijyanye n'ubukwe rero Timamu nibyo yarongoye yabaye umugabo n'umugore we yabaye umugore uyu munsi ku bantu batari babizi agiye gusaba akwe kandi asezerane mu rusengero Timamu umugore yamutsindiye Timamu yarongoye nyuma yuko abantu benshi bari bategerezanije amatsiko bavuga batari ko Timamu numwe mu bastari bakomeye Timamu numwe mu bantu bakoreye amafaranga Timamu numwe mu bantu bagiye bagira ibyo bibazo by'urushako nibigende neza buri wese yarategereje avuze ngo bizagenda gute ariko ejo rwose kumugaragaro nkuko wabisobanuye nkuko byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga Timamu yararongoye bidasubirwaho yabaye umugabo hanyuma ko bivugwa kuri ya mugore wa Timamu ashobora kuba twite Yoro nge ntabwo nabimenye byo arabona bibonye muri comment ababyanditse ni benshi ariko abantu bandika ibyo babonye bandika ibyo bashatse batanatekereje ko umugore wa Timamu yarya gahaga ntabwo bivuze yuko ya atwite aramutse nabwo bavuga ngo Timamu ashatse umugore w'akazongwe utarya utahaze wakananu nabwo babyandika gutyo rero ku mugore Timamu akahinda iri imbere ya afite inda nuko aba yari yagahaga n'umwana wo mu biryo iyo umwana rero yari yagahaga ibyo nta kibazo nana mu bagenda baza nti kushatswe n'umugabo w'umustar ubu witeguye ibintu by'ubustar ati iyo wemeje ikiruka kibamo ati nawe ingaruka zacyo urakena ubwo bagiye gutangira yumve nyine ko atwite bamuvuga ko atwite ibintu nk'ibyo ariko aragatwita rwose byana bifuriza no gutwita kuko afite n'umugabo afite umugabo ibani hitimuteye rwose Timamu amutera inda ahita atwita agiye kurwanya oya anatwite byaba ari umugisha nuko abantu babibona mu shusho itandukanye
ntabwo rero timamu navuga ngo umugore waratwite yaba atwite yaba adatwite ibyo simbizi ariko ngewe icyo mvuzi neza cyo nuko nzi ko timamu jewe jo nibarije abantu barambye baturiya mukobwa buriya n'inyangamugayo mu mico no mu myifatire oya biranagaragara umuntu umwe yaravuze ati ariko se buriya timamu ntiyafasheho ati sha umuntu umwe aratubwira w'umurokora ati mbabwize ukuri ati kirazira kikaziririzwa niba hari ijambo timamu atakebutsa atatungura kuri ya mukobwa nuko akavansi so bivuze ikire bivuze ngo rero umugore ati timamu ntabwo atwite mbo simbizi bivuge gutyo ariko amakuru ufite nyirizina abantu babyibajijeho ariko igisubizo cyari ngo ntabwo yakina akinisha gutanga fasi ibyo ntibishoboka rero ngayo uko ubwo rero timamu ahubwo abantu bari bazi bati timamu umusitari timamu maze igihe kirekire cyane yaratandukanye n'umugore yadivorosheje ni gute ashatse ese uyu mugore amuciye iki kubera iki ashatse benshi barabyibaza ariko kandi tukavuga tuti reka dutegeze turebe kandi nanone ahubwo kandi utazi uzi ko timamu ari umukristo wa Bishop Rugagi ashobora kuba ari umusezera ari uri umusezera Bishop Rugagi Dr. Bishop Rugagi reka dutegereza amakuru mu kanya iyi nkuru turaza kuyisohora wenda n'ubukwe bwabaye ayo na makuru y'ikambere nasezerana na Rugagi ntibaturenganye ariko amakuru dufite yizewe amakuru dufite aturuka ikambere nuko Bishop Rugagi Innocent ari ugomba gusezeranya timamu Jean Baptiste n'umudamu we Murebwayire hanyuma rero sasa kandi yasezeranyijwe na Bishop Rugagi haba hahiye barahatwikira bose ni abastari Rugagi ni umusitari timamu ni umusitari n'umugore we yiteguye kuba umusitari kuko yavuze ko uko ibintu bije ubyakira uko kandi na timamu yasobanuye ko agiye gutangira kumutoza gusezeranywa n'umusitari na Rugagi ntako bisa ariko nanone ntabwo ari bwo bukwe bwonyine buhari hari n'ubukwe bwa Pastor Mutesi nabonye yavuye no kwa Papa Bitangaza Mutesi Pridasieni yamusuye ari kumwe n'uwitwa Spirie Wilma TV nabonaga bari kumwe n'undi mudamu ufite cyane nashatse kuvuga bashatse kurana agatwiko biriya bintu ko byagaragaraga nkaho ari ibyanyabyo byagaragaraga nkaho ari ibyanyabyo kuko biragaragara ko Pastor Mutesi nabo bajyanyeyo bagiye kumusura kugira ngo babahe igikoma nk'abantu bibarutse nyuma ya ziriya saga za Papa Bitangaza gusura n'ugusura ariko kandi nyuma ya saga za Papa Bitangaza twabonye igiseke cyari kirimo igitenge urumva ningira amaye Bitangaza se murobuhura buri ho babuze nona yabonye amafaranga yaze kugira yaba yaratwitabye akaduha inkuru itariho ivumbi akatubwiza ukuri biravugwa ko bamuhaye amafaranga menshi amafaranga ngahe arenga miliyoni 2 ariko shawa mugwaritse kumushinyabuzigo oya Pastor Mutesi afite amafaranga reka gushinyagura baba biriya kana nagatwiko Mutesi yashatse kwikorera ariko urumva yari yaranditse muri commentaire umugore wa Papa Bitangaza mama Bitangaza aravuze ati ndashonje nije kuri kamera mbasaba ibyo kurya umubyeyi wabyaye abana babiri ni mumfashe rwose ndashonje ntaho najya gusaba akazi ngo bamakazi n'aba bana babiri b'impanga afite baracyari impinja murabibona none ndabatakambiye nta usaba atababaye Pastor Mutesi arandika muri commentaire ngo ngo nukuri ngo muri iyi minsi turakugeraho wabyumvise bivuze ikirero igihe mama Bitangaza n'umugabo we bari barashwanye Papa Bitangaza avuga ko yatwaye amafaranga umugore yaragiye yarataye urugo avuga ko bashwanye na mama Bitangaza batazasubirana Mutesi yaravuze ngo ngo mama Bitanga ngo ihangane ngo disi ngo ababyeyi ahamagara ababyeyi 10 ngo bamufashe ngo bajye kwa mama Bitangaza ntabwo bigeze bajyayo abantu baravuze batari ko Mutesi wanditse ibintu byo kwifotoza byo kugaragaza Gira Neza TV gusa kujya ngo yamamaze channel ngo ni Gira Neza TV kubera iki ariko ushobora gusanga ayo mafaranga yavuyemo icyo gihe aya abantu bitanze nayo ubu ngubu Mutesi yarundiye hamwe akagenda akavuga ati rwose nimwakire kandi nimwonkwe musubire
biriya nagatwiko urumva yakaba yavuze ati hano hari amafaranga yatanzwe n'abantu hari abantu 2-3 bitanze bagize gutya na gutya bampaye amafaranga umubare uyu n'uyu urabyumva neza niyo nkuzaniye nanjye ndimo n'abantu 3 nanjye wa 4 akavuga ati niyo nkuzaniye ariko kubera iki ibi bintu rero kamubwire hari abantu bakunda agatwiko kandi agatwiko nta kintu papa bitangaza baraje abipanje atagiye kubipanje oya natwita batubwira none se pastor wenda tugihamagara papa bitangaza kugira ngo turebe ko atwita nakurikiranye iriya saga ya papa bitangaza n'umugore we ariko uburyo yarangiye yari nka filime zimwe za Spartacus twagiye tureba ukavuga utuburyo irangiye ntabwo ari ukunguko abantu bari bayitese oya iriya ntabwo yari abenshi bavuze ko ari prank ariko ntabwo yari prank nkurikije inkuru mwagiye mukora Ikaze TV Rwanda mwagiye mujyayo kenshi mwagiye mugerageza kubunga byagiye bigaragara ko itari prank ariko hari ikintu ngewe ntakunzemo ku ruhande rwanjye hari amagambo papa bitangaza yagendaga avuga ukabona ko nyine yaterwaga n'umujinya ukabije ariko buri umuntu mwabanye umuntu mwabyaranye umudamu wawe hari amagambo udakwiye kumuvugira mu ruhame hari aho yageze nawe agakabya rero tukiri aho ngaho wenda birashoboka ko uyu munsi umuryango umeze neza cyane wenda usibye icyo kibazo cy'inzara ariko Pastor Mutesi ubwo yavuyeyo ibintu byose bikaba byagenze neza urashaka kuvuga ko inzara yashize se nta bihumbi birenze 50 biri muhare muri iriya mvirope oya ntabwo bishoboka Pastor Mutesi dukurikije uko tumuzi cyakoza nabyo mu mugisha Pastor Mutesi yagiye akora ibiganiro ku Isimbi TV kuri Chita n'ahandi hose ariko Pastor Mutesi nubwo yagiye akunda kuvugwaho izo saga zo gushwana n'abagabo gutandukana harimo n'ibyagiye biza wenda atabyikururiye nko kubura Rusagara ibyo byo ntabwo ari ibyo yikururiye n'ibyisi tuzanira ariko Pastor Mutesi aho agenda nyura ni umuntu ugaragara neza ni umukozi w'Imana abantu bose bavuga bati pastor bose atumwumva arahamagaye Nabii mukuru arahamagaye ye kubuguhatira icyo bita ikibazo babare gusa gume ku murongo atumwumve Nabii mukuru wiwi mama bitangaza igitondo cyiza Nabii mukuru ari hehe ko nshaka kugira ibyo mubaza ndi mu kiganiro umuhungu ati bamuyarongoye ibimwe mu byo nshaka kubaza n'ibyo birimo hari inkuru nyinshi Nabii mukuru nshaka kubaza oya mpereza cyangwa reka mpere kuri wowe kwanza cyane ni mu kiganiro neza cyane baba bitanga reka mbere kuri wowe Pastor Mutesi ni umudamu mwagiranye ibibazo nyuma yaho nawe ndetse akajya asubiza amagambo akarishye mu kanwa ke agakoresha na social media kwandika message commentaire mu biganiro wakoraga mwakoranaga n'umutware uyu munsi wa none ku munsi w'ejo mwabyakiriye yagusabye imbabazi nawe umusaba izindi byagenze biti urumva mushumba urakoze cyane kumbaza gutyo twebwe sinzi nigeze gukora ikiganiro ndavuga nifuza ko umwaka dutangiye tutagomba kuzagira ikibazo n'abantu ndabyibuka rwose ndakizi ari nayo mpamvu nanjye nateye n'intambwe nza n'iwawe yego kugira ngo nshyireho umucyo dukora n'ibiganiro ku Ikaze TV kugira ngo nshyireho umucyo ku bantu baba barigeze banamenya ko twigeze tugirana ikibazo muremewe nta kibazo na kimwe dufitanye yaba wowe n'umuryango wawe muri rusange n'abana bawe yego ubwo rero niyo ntambwe n'ubundi nakomeje gutera cyangwa se n'umuryango wanjye na papa bitangaza twakomeje gutera dukomeza twifuza ko nta wundi muntu tuzongera kugirana nawe ikibazo turi kubaka igisekuru gifite umugisha kandi gifite amateka meza kigeze kugirana ibibazo n'abantu Pastor Mutesi afite abana natwe dufite abana mperutse kugira gutya gahungu kanjye kajya kuri Facebook
mbona ari kwandikirana n'umwana uri mu rugero rwe yego noneho mbona hari nk'izina nikanga ari nka Daribeni wari kwandikuje yego ubwabyo kandi mama we tutabasha guhura ubwo rero akenshi dufite imiryango dufite abana nawe afite abana kandi koko mu biganiro twagiye dukora hari aho abanyamakuru bagiye badukoresha ikosa hari n'ikiganiro nigeze gukora kwa Gasaro TV icyo kiganiro gikoreramo ikosa sinzi ukuntu yarambajije arambwira yego ubera nkaho ukomerekeje Mutesi yego uburyo aho ngaho umunyamakuru yari yakoresheje ikosa rero no kubigarura rero ntabwo biba bigishobotse akenshi abanyamakuru babizi baba bishakira gutwika yego cyane cyane iyo kubonye nkawe ufite izina ubwo rero icyo kiganiro nyuma yaho uza kuza kumenya ko cyamubabaje rero na Bibiliya bivuga ngo nugirana ikibazo na mugenzi wawe umugisha akanabikubwira cyangwa akabikwereka ko byamubabaje nawe ukumva n'umutima nawe ugucira urubanza ko utamugiriye neza wiyunge nawe yego ni muri urwo rwego rero nabikozemo rero n'icyo kiganiro nari nabashije kubona feedback cyane yuko cyamubabaje ndavuga ati Imana ishimwe cyane niyo yemeye kuko akenshi iyo uri umunyabugingo Imana ikugendaho ntabwo ujye gutakaza yego ntabwo rero yari kwemera ko rero ngenda mutera ijuru ahubwo yagombaga kunyemerera gukorera nyine ngana mu ijuru muri urwo rwego rero nibyo rero nifuza ko rero abantu bose twabana amahoro atakuzi mukazima baducugiye kuko na nyuma yaho nifuza nawe kandi turavugana ubushize yankandiye akanyenyeri yarambwira umubyeyi wabyaye buri mifupa buri soruke nyuma yaho arambwira gusura gusa kubera ko yari afite ubukwe ntabwo nabitekerezaga ko yaza muri ibi bihe kuko ibintu ni ikintu gikomeye yari ari kwitegura nk'ubukwe ariko yigomwe arigomwe aravuga uti reka umubyeyi ngende musure yarabyaye abana babiri araza we n'umugabo we niwe waje amutwaye Murindwa Fredina Murindwa Fredina baragiranye ibiganiro byiza inyuma ya kamera wenda mutari bubashe wenda no kumva wenda muri videwo yego byiza cyane dusubira mu tuntu n'utundi dusubira mu mateka yabanje mu minsi ishize wagiranye ikibazo n'umutware wawe ari muri social media atangaza ko mwatandukanye Mutesi yakoze ikiganiro agarura amateka y'ibiganiro we n'umugabo we mwamuvugagaho bitari byiza arangije aravuga ngo abagore 10 bace mu gikari nyuma yaho nakorana ikiganiro nawe nakoranye neza abagore 10 bakugezeho na Mutesi arimo ati ntabangezeho kuri inshuro ya uyu munsi wa none abantu bamwe baravuga ngo yabasigiye miliyoni 2 papa bitangaza ntabwo ari bwongeye kwisiga ifu ngo akore ibiganiro avuga ngo ndi wa mukomediye wanyu ibi bintu byaba ari ukuri bya miliyoni 2 mu bitanga urumva ntabwo icyo gihe n'ubwo mu kiganiro yakoze kurigira neza mbonye banditse ngo miliyoni 2 ngo bazitanze bazikuzaniye n'umugabo oya ntabwo yigeze we aza we nkagira neza ahubwo yaje nka famiye na Murindwa Fredina na Factoru Mutesi nuba ngo yaje nk'urugo rwe ntabwo nta muntu n'umwe wamuhaye n'igihumbi cyangwa 500 ngo aze kugusura we yaje nka Mutesi n'umugabo wiwe umugabo yanze kujya muri kamera ariko haje urugo rwa Murindwa Fredina cyane rwose yanabisobanuye aravuga uti hari abadamu turi gutangana kuzazana gushora amatangaza
gahunda turayifite neza yego ndetse n'abakunzi banjye aho bagiye bari hirya no hino ku isi batandukanye bose bakanga kuzaza tubasetiye ahangaha tukagaruka kwa mama bitangaza. ubwo bavuze ko ari nka ryari ariko ubu munsi nje nka famiye ya Murindwa Ferdina ndetse na Mutesi Aime Pazesiyeni. umva mucira umugani hari abantu babiri, umugabo umwe yaratuye ruguru y'umuhanda, uratuye munsi y'umuhanda. Hejuru y'umuhanda hari hatuye Tegereza, munsi y'umuhanda hatuye Hema. Birumvikana, wabyumvise cyane wabyumvise. Ibyo abagore b'isi yose, abagore b'isi yose bitwa Tegereza. Kwa Mutesi ari hejuru y'umuhanda yitwa Tegereza, munsi y'umuhanda abagore mpuzamahanga bitwa Hema. Tegereza yaraturanye na Hema. ntabwo twavuga ko harimo Hema ahubwo kuko no kubona aje abantu benshi batabyizeraga ngo bumve yuko yazaza cyangwa se twazahura. muba tuvuga ko mama bitangaza na Pastor Mutesi guhura byaba bigoranye, ariko ntabwo byaba bigoranye kuko twese tuyoborwa n'umwuka kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Igihe mwakoraga ibiganiro ntabwo mwayoborwaga n'umwuka wa shitani, ni wari uw'Imana. Yaba ari mwebwe yaba ari na Mutesi wagaruye ibiganiro bibi byo kukukina ku bubyimba hejuru, umugabo wawe yagutaye, aho kugira ngo akore ikiganiro kikuvuganira akazana ibiganiro bibyura inzika. Ni umwuka w'Imana wamuyoboye cyangwa n'uwa shitani? Mwebwe mukora bira biganiro wari umwuka w'Imana cyangwa ari uwa shitani? Biriya bisa naho nabyo byari inzira y'Imana. Ibiganiro yakoze kugira ngo naho tubone aho twaba nakura twaravuga cyangwa twaramubangamiye cyangwa se tutaramubangamiye neza. Aho rero byatumye natwe rero twikuramo turigaya. Ari naho hanapfiriye, hari n'ikiganiro tugiye gukorera aho ngaho iwawe. Yego. Turamusaba imbabazi, nta kibazo na kimwe twifuza ko twazagirana nawe. Niba hari ibyo niba hari aho twabungamiranye, yaba mu myigishirize cyangwa se mu myumvire cyangwa se muri doctrine, ntihazagire ikibazo cyongera kugaragara hagati yanjye nawe. Kandi ntabwo twifuza ko hakomeza kubaho ikibazo, ahubwo turifuza ko ahubwo twakomeza guhuriza umugozi umwe. Mama Bitangaza, uri umudamu wanambye ku Mana, unamba no mu rushako. Ni byinshi wakorewe, ibyaha byinshi n'umugabo wawe Pastor Joel Papa Bitangaza, byakwemeraga kuba wadivorusa n'umugabo, ariko unamba ku Mana uravuga ngo sinzigera ndivorusa. Umugabo wanjye n'umugabo umwe twashakanye, twasezeranye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana, nta wundi mugabo nkeneye nzashaka. Wowe n'umugabo wawe mwakoraga ibiganiro muvuga ngo abadivoruse ntibazajya mu ijuru. None uyu munsi wa none Mutesi yageze mu rugo rwawe n'umugabo wawe, mwamwejeje Zobu arera Sanashegi. Uyu munsi wa none ubona Pastor Mutesi azajya mu ijuru ubwo agiye gushaka umugabo wa gatatu. Yakaba yari uwa kane, ariko uwitwaga uwa gatatu yarapfuye badashakanye. Ubu ngubu uwitwa uwa kane niwe witwa uwa gatatu. Urabona azajya mu ijuru n'umugabo we nta kibazo? Mushumba, ijuru ntabwo ari njye uritanga. Yego. Ijuru ntabwo data azaba ahagaze ku muryango mwifashishe kubera ko ari data, mubwire ngo ijuru uriya ntumwinjize. Abadivoruse baremewe. Ikindi kandi nanjye nzarijyamo kuko nanjye nakoze neza. Oya nyine ndibona kubaza, abadivoruse baremewe imbere y'Imana nta kibazo. Bashakane, abantu bataka ingo zishwanyuke bongere bashake nta kibazo. Ikintu ntifuza ngewe ni ukugirana n'abantu ikibazo, kubera ko abadivoruse ni basaza bacu, abadivoruse ni bakuru bacu, abadivoruse ni ba mama wacu. Yego. Ibyo rero nidukomeza rero kubizamukiramo cyane, bizatuma tuzaba nka ba bandi ngo bakoze ubukwe ngo ntitwabutaha, kandi tukaba turabavukanye turi mu mwana na mukuru. Uyu munsi wa none uri umuntu wari ufite inyigisho n'umutware wawe, hamwe na Pastor Fanny, ni umukobwa n'umutware we Pastor Gabriel. Mwahuzaga inyigisho zo kurwanya divorce ndetse no cyayirwanya icyo
inshuti ku muvandimwe ku muntu wese nzi ariko uwayikoze ntabwo ari umuntu wo gutabwa ntabwo ari umuntu wo kujugunywa ahubwo ni umuntu wo kwegerwa ni umuntu wo gusengera ni umuntu wo gukundwa yego na n'uyu munsi rero na n'uyu munsi ntabwo niyo mpamvu wabonye abantu bose yewe nifuza kubana nabo amahoro ntabwo rero navuga rero ngo uyu muntu yakoze divorce uyu muntu ntabwo turi buvugane ntabwo turi bube inshuti inyigisho zo ndazikomeje ku bantu bubatse ku bantu bazubaka ku bantu bakeneye kubaka mbese inyigisho zo ndazikomeye ntabwo natezuka ku ijambo kandi sinanafata biriya ngo yice nzakomeza n'ubundi mbwirize cyangwa se mvuge n'ibyo navugaga ariko icyo ntazakora nuko nshobora kuzajamo kuba nahangana n'abantu ijambo ntabwo rihangana ahubwo ijambo ubwatwe ryishakira inzira ijambo ryishakira inzira mama bitangaza abantu bagutegerejeho kuri iyi nshuro Mutesi yakoze bread shower hariyo yakoze ya mbere yari umukobwa akora ya kabiri akoze bread shower ya gatatu ubundi bread shower ikorwa n'umuntu umeze uti bread shower aha wasubize ku munyabwenge abantu baragutegereje kukumva ngewe numva bread shower numva ni inyigisho nyine umuntu hari inyigisho umuntu aba atujuje aba adafite zuzuye kandi niba koko na Pastor Mutesi avuga uti nongeye kongera gushaka bivuze ngo hari aba yaratsinze kandi nawe ubwe yarabyivugiye mu biganiro kenshi aba yaragiye akora bivuze rero ngo hari inyigisho rero buriya rero zari zikenewe ku buzima bwiwe kandi ashobora kuba yarumviyemo hariya muri iriya bread shower ntabwo rero twamutera amabuye iya mbere n'iya kabiri ntabwo inyigisho zari zafashe buriya cyangwa no mu gihe yakozemo amakwe agashobora kuba bread shower yari itaraza nk'uko nkatwe iya kabiri yarayikoze nkatwe twese twakoze amakwe nta bread shower yari yakabaho mama ubu wagiye gushaka nta bantu banyogosengeye abantu bakuze bakugira inama bati urugo barufata gutya ndetse umuntu umaze imyaka ugiye kuzuza imyaka 20 ubana n'umugabo wahuye n'ibizazana mu rushako ariko kandi warihanganye umugabo nawe yarihanganye ibyamugeragaho byose yarihanganye ubu na bread shower yagukorewe kugeza uyu munsi wa none ushobora kugira inama umukobwa ati dore ugiye gushaka urugo rugenda gutya bigenda gutya umugabo afatwa gutya bigenda gutya na gutya urugo nawe bwe nta nubwo imureba kuko bread shower niyo mukobwa hahandarira bamubwira ibintu bimwe na bimwe akarira bitewe nuko atarabizi wowe iyo ubonye umuntu rimwe kabiri gatatu akoze bread shower ubwo nukuvuga ngo mu yandi magambo aha ngaha ubu ntibivuze ko n'agatimba ivara azitwikira mu maso kandi afite abyaye avuye mu ngo zingahe ubu ntabwo tuzatungurwa tubona yitwikire mu maso ukumva kubera ko buriya uyu munsi hari ibintu ugenda ucamo imana ikagenda irushaho kukwigisha yego neza narabivuze kuri Gira Neza TV no kuri Cukumbura Ukuri TV baraza kuza kubyumva mu kiganiro hari igerageza nciyemo by'urugo yego ariko byakugira ngo imana inyigishe cyane ubuzima cyangwa se ibishobora gutungura umuntu buriya rero uyu munsi wa none hari uburyo nshobora kuvugaho nkavuga ni umuntu wavuye mu rugo rwa mbere rwa kabiri ariko hari n'ibintu bishobora kuza nawe ubwawe utabigizemo nk'uko nanjye byari bije nanjye ntabigizemo umunsi wa none rero kuri iyo bread shower ngewe mbona ngewe hari inyigisho ashobora kuba atari afite kandi yari akeneye guhabwa n'abamama cyangwa se n'abakecuru cyangwa se n'abantu bamurusha inararibonye noneho uyu munsi wa none noneho akazajya mu rugo noneho izo nyigisho zuzuye kandi twese bizadushimisha nitubona amahitamo yiwe abaye impamo bifuza ko ababara bifuza ko ababaye ariyo ni amahitamo yiwe yagusigiye ku munsi w'ejo ku cyumweru ejo ku cyumweru tariki 23 no gusaba no gukwa mu murenge wa Masaka haruguru y'umurenge wa Masaka yaba yabasigiye invitation y'umuryango wa Pastor Habimana Joel
niyo kuri 30 murayifite. Yego turafite zose. Yababwiye ko urusengero rwitwa ngo iki gusezerana kuri 30? Ntabwo nabashije kureba kuri station. Ariko uko byagenda kose mukangiye kurebaho kuko bavuye gusa nkaho bwijeho bitajya kwita ku manga. Manga ziravuna cyane ariko zikure zijye juru bukuru na butoyi. Kandi uko tuzabutaha kuko kurwanya inzu yaba yakoze ubukwe n'undi nkabutaha. Kuko mama wacu n'undi yakoze ubukwe n'undi nkabutaha. Uriya noneho ni umubyeyi cyangwa se ni umupasiteri mugenzi wacu natwe yabitumiye ntabwo twabura natwe kubutaha. Ku munsi w'ejo twitege kubabona mwerekeza i Masaka mujya mu gusaba no gukwa. Cyane rwose. Ejo muzajya mu bitanga. Ejo rwose tuzabijyamo. Uzi kuri muravugira kuri kamera nabikubwiye ariko. Yego. Ejo abantu bazakubaza ngo ko tutababonye mu gusaba no gukwa kwa Pastor Mutesi. Nta kibazo rwose. Muzababwira ko byari cyagenze. Erega umuntu ibiri gukunda n'ibitari gukunda ntabwo tuba turi imana. Nk'abana b'abantu turapanga. Ntabwo rero njye nasanga ko njyewe ntari bujye nkanatumiwe. Yego. Niyihe nama uhaye Pastor Mutesi? Ni umushumba, ni pasiteri, tumwita pasiteri, ni pasiteri, ariko ntagaragaza urusengero azasezeraniramo. Invitation bimwe ikavuga ngo gusaba no gukwa tariki ni gusaba no gukwa tariki ni mu rusengero urunuru, gusezerana imbere y'Imana. Ariko uyu munsi wa none urusengero ni ibanga. Birakwiye ko pasiteri ahisha urusengero azasezeraniramo mu gihe ibintu ubukwe buri mu mucyo. Mbega se wose mbega ko mwikuyemo se? Ntabwo nyine bakumworoye abanyamakuru ngeze sindi umunyamakuru urumva abantu benshi we aba yagaburira ko bari gukora ibiganiro kuri we. Timamu Jean Baptiste ejo yagiye mu murenge wa Nyakabanda asezerana n'umukobwa mu gihe yari yarabonetse ku Isimbi TV no kuri Chita Magic avuga ko yatandukanye n'umudamu ndetse ko yatwawe umudamu ko Timamu yacibwaga inyuma n'umwe mu bashumba b'itoro rya ADPR muri manda yatambutse. Nyuma yaho aza gukundwa n'umukecuru wo muri Australia n'umukobwa we bamukunda bombi ari babiri, biza kumuviramo n'igifungo arafungwa, ariko Imana iramurinda arafungurwa. Kuri iyi nshuro rero yagaragaye mu murenge wa Nyakabanda asezerana n'umukobwa rwose usobanutse muremure mwiza cyane, biravuga ko afite agatubutse. Yavuze Timamu namwaje ni kubera iki wemeye kubishyira kuri social media? Aravuga ati jewe ntabwo mpisha ubukwe bwanjye. Iyo umuntu ahisha ubukwe aba afite ibindi agamije kugira abahisha, kugira ngo hatagira abamuvumbura mu mafuti ye cyangwa se mu bibazo aba yarateje muri societe inyarwanda. Wowe kubera iki Mutesi ubona atagomba kugaragaza urusengero azasezeranamo? Nuko atari ufite, nuko adafite azasezeranira? Urabona ari kubera iyihe mpamvu? Nawe nk'umushumba itorero Sowari, umuntu itorero Sowari, iyo umuntu yaravugaga ati ni gusaba no gukora itariki ni gusezerana imbere y'Imana mu itorero Sowari, imbaraga z'Imana. Siko bigenda kuri invitation? None kuki atakizeho urusengero? Yenda bizange, ariko twari tuzi tuti kuri itariki rwa rusengero n'uru Mutesi ari gusezeranamo kubera impamvu izi nizi, hari ibyo rutujuje byasabwe na leta, none bibaye ngombwa ko himurwa urusengero rwo gusezeraniramo. Urumva mushumba aho ngaho wenda sinavugaho ibintu byinshi kubera ko nahanyirabyo, kubera ko niba ufite ukuntu yapanze ibintu bye, ariko akenshi insengero ngo arazifunze, ashobora kuba akiri wenda gupropoza wenda ahantu runaka n'ibyo ngibyo, urusengero runaka. Ku insengero nyinshi turabyuka mu gitondo tugasanga bitangaza ngo urunguru ntibikemerewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Pastor Mutesi aziranye na Bishop Oliver Murekatete wa Shiru Prayer Mountain hariya mu mujyi, urusengero ruracyakora. Yigeze abwirizayo igihe kingana n'iminsi igeze kuri ngahe mu cyumweru. Pastor Mutesi aziranye n'abapasiteri batandukanye muri uyu mujyi wa Kigali. Nta muntu yari gutira urusengero ngo arumwime keretse impamvu runaka.
aho bivuga ko yafashe umugabo akanamwibatiriza, umugabo w'umusilamu ko yabatijwe n'umugore yamubwiye ati ngwino mugabo nkwibatirize ibindi. Ari nayo mpamvu ubona RGB yavuze ngo za pisine ntizemewe kongera kubatirizwamo, abantu bagomba gukora za Yorodani ku rusengero rwabo. Mata vuba batiri ahubwo icyo twategereza twese ni ukumenya urwo rusengero. Nta kibazo n'ubundi uko twatumiwe n'ubundi tugomba n'ubundi ntabwo azakorera ubukwe mu kirere. Uriya ni umushumba kandi ni umubyeyi wiyubashye, ntabwo ari mu kirere ibyo byose bizabera, ahubwo dufite ahantu bizabera muri nyirizina. Afite n'impamvu kandi y'ibyo bwite yabigize ibanga. Uyu munsi rero niyo mpamvu rero reka yubahwe rero kuri 30 ntabwo ari kera, harabikije bike cyane. Tuzaba twahasesekaye uko byagenda kose, hazamenyekana n'ubundi hazarara hamenyekanye mu minota mike cyane kuri uwo munsi, mwese muzaba mwamenye. Mama Bitanga, Papa Bitangaza ari hafi, gira icyo mwibariza nk'intumwa y'Uwiteka. Ntabwo yari yagiye gushyiraho ikiganiro. Ko nifuza kuvugana n'intumwa Nabi, umukomediye wacu, nifuza kugira icyo tuvugana nawe. Mama Bitanga, niba atari ibanga, Ikiganiro muraza kuza kuvugana nta kibazo. oya ndacyari muto, ndagira ngo tuvuganire mu kiganiro. Muri iki gihe kuko hari abantu bamwe bamwita ngo umusazi, yarasaze, umukomediye, ntibajye kumuvuza ibintu nk'ibyo byose. Jewe nshaka kumwibariza akazi ke. Hari umuntu ugomba hari umuntu witiramo undi akazi, usibye ko umuntu abaza undi ati urumva wakora iki, hanyuma akagira ububasha. Nicyo kintu ushaka kwibariza Papa Bitangaza. Cyangwa reka nkubaze, wowe uyibone abantu bita umugabo wawe ngo ni umusazi, yarasaze, ntajye kuvurizwa Indera, ntibamujyane kumuvuza, uyu munsi wa none abo bantu bafata ute? Mu gihe hari uwaba yarababwiye ati ndashaka kubaremera, Papa Bitangaza kiri ikintu kinini yakora, cyangwa nk'umudamu ugira icyo ukora nk'umuntu wabyaye abana b'impanga numara gufata gusubira imugongo, hanyuma uwo muntu bamwe muri abo bakaba bakandika komantere ngo ni umusazi, yarasaze, ajyane Indera. Inkunga muri ubwo buryo yewe nta n'uwigeze azana icyo gitekerezo, ahubwo ejo igihe Pastor Mutesi yari ari hano n'umugabo we Umurindwa Ferdinand, nibo bagize igitekerezo, aramubwira uti ahubwo weho utekereza ahubwo ibintu byo gukora bindi ibintu nk'ibi, baganira ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nta wundi muntu waba yarigeze amuzanira n'ibitekerezo. Ubwo rero abantu rero bashaka gufata rero porogaramu cyangwa Bitangaza bakabafata bakamenya umusazi, ibyo baba babibonamo nta musazi ukunda urugo, gufata kubyara abana, akubaka inzu, akagura imodoka, agakorera perima akayibona, agahabwa uburenganzira akajya mu muhanda agatwara umupolisi yamuhagarika akamusangana ibyangombwa. Rero ntabwo yaba akiri umusazi, ahubwo umusazi ntabwo yaba akiri indanga, yaba yaragiye Indera. Natwe turasakuza ngo dutere hejuru tuvuge ko hari uwo yabongamiye, no muri karitsiye nta wari wasakuza ngo avuge ko ari uwo yabongamiye. Ibyo akora uyu munsi wa none, niba udafite icyo uri gufasha umuntu, gerageza ntunamutuke cyangwa se wenda unamwubahire n'ibyo yakoze. Kuko Bitangaza ibyo arimo arakora, ntekereza ko wabizi. Arabizi. Warabizi, ni umuntu w'umugabo, ukuze imyaka 40, nicyo shyamba akunda gukoresha, uti ndakuze imyaka 40 ntabwo ari ubusa. Yego, Mama Bitanga tugushimire kandi Imana ikomeze kurinde Mama Narongo na Sarongo, mudusuhurize Papa Bitangaza gakuru na gatoya rwose, Imana ikomeze kubarinda kandi bakure bagejuru, bazaba abantu bakomeye badasanzwe muri iyi si. Amen, murakoze cyane. Sawa, murakoze namwe.
Pastor wabyumvise rero ko mama bitangaza abishyizeho umucyo amakuru yavugwaga rwose ko bahawe miliyoni 2 na Mutesi ariko nta kintu abivuzeho kigaragara ntabwo yigeze abyemeza yabihakanye urumva umuntu ufite ubukwe Mutesi nafite ubukwe gusa urumva yamuhanga yamuhiki yagiye kwifotoza nyine kugira ngo bikorere ikiganiro bifotoza asobanuye neza ko yagaragariza abantu no kugira ngo Mutesi agaragariza abantu ko afite umutima mwiza ko niyo gahunda y'abo bagore hari yego reka rero kwifotoza nta kihaha reka iyo ngingo tuyisimbuke ariko uko buri essence yagiyeyo irutwa niyo bari kuyamuha kuri momo ariko urumva yavuze ko mu minsi yashize yigeze kumukandira kanyenyeri biranaga twiko bose Fabrice okay reka twikomereze twebwe hanyuma sinzi niba wabonye yego wabonye ikiganiro Kasuku yakoze Jesquiza Mipango turagusuhuje rwose aho wibereye gifite titre ivuga ngo iki gifite titre ivuga ngo uyu mupastor w'umurundi yagerageje gukinisha amabyaye yabivuze mu mazina rwose Kasuku wa Mipango Jesquiza nta miyaga ajyashyiramo yego ndi kukireba hafi yanjye yavuze ngo uyu mupastor w'umurundi wagerageje gukinisha amabyaye mu ruhame se mwamubonye shana akomera iyi nkuru nayibonye mu Burundi bayahaga yavuga ndabona yashyize muri foto ye kumwe n'umudamu we Mbayahaga nawe arabizi ibyo yakoze ko atari byiza arabizi neza ko ibyo yakoze atari ukuri Mbayahaga yagomba guhumuriza imitima y'abantu mu rusengero bagashima Imana ko umukuru w'igihugu yabasuye nk'abitorero noneho kuko yari live kuko aho umukuru w'igihugu yagiye televiziyo ziba ziri live yego ibyo yavugaga byari live yego rero yagerageje kuvuga ibitavugika akora ibidakoreka avuga ibintu bitari ngombwa mu ruhame rw'abenshi kuko buriya umushumba agomba kuba yurutse imitima y'abantu ntagomba gukomeretsa imitima Pastor wenda ntaguciye mu ryo uvuga Mbayahaga yahemukiye abantu Mbayahaga yahemukiye abanyarwanda Mbayahaga yahemukiye igihugu cy'u Rwanda Mbayahaga yahemukiye abarundi bakunda u Rwanda nk'umupasiteri ziriya mvugo ntabwo arizo yakabaye akoresha yigisha noneho akabikorera ahantu hari umukuru w'igihugu biriya bintu nisakirego urabona yatumye umukuru w'igihugu yinjira muri ntuze muri details zindi kuko yavuze ku magambo atari meza urumva aravuga umuntu w'umuyobozi mu Rwanda ngo yarasaze ngo ubwenge bwarangiranye ngo akwiye kuvurirwa ku gitanda aziritse ibintu nk'ibyo bamuziritse bakamuboha oya ntibamubohe akwiye kubaho ariko tumubwire yuko ibyo yavuze atari Pastor so urumva biriya ni nko kwitera urushinge Pastor nkuko Kasuku yabivuze ijisho ntabwo rikwiye guhorwa irindi kubera ko twarigishijwe abanyarwanda twaratojwe abarundi n'abanyarwanda turi umuntu umwe nta abarundi n'abanyarwanda ariko yumve ko nawe umuntu wifuriza nabi igihugu cyose agafata miliyoni 13 z'abanyarwanda akatwifuriza ikibi akifuriza abayobozi bacu ikibi Mbayahaga azasaba na Mutesi Kovia yaramugaye kuri mama rwagasaba Mutesi Kovia yaravuze ati ibi bintu ntabwo ari byo ati pastor rwose urantengushye utengushye umurimo w'Imana utengushye abakristo utengushye isi ati ibyo twatwiteze we nk'umugabo yinenge yigaye narangiza aje kuri kamera asaba abanyarwanda imbabazi maboko y'isaka imbabazi ndamugaye maboko y'impaya rwose tugaye pasiteri Mbayahaga azaje kuri kamera asaba imbabazi isi yose twibutse maboko y'ipaya katuye mu Nemba urari umupaka wa Nemba Gasenyi aho ngaho rero abanyakirundo n'abanyabusoni mwese zabishisha hakurya aho maboko y'impaya rero muraturanye mu minsi mike muramubona hagara mu mupaka avuga ati mbabwira hamagaze ni mu mupaka wa Nemba Gasenyi utwereka udutama inkuru rero Mbayahaga ibyo yakoze nawe yarigaye biriya ni nko gufata urushinge murakarujomba ku bugabo bwe ibyo Kasuku yavuze nuko yakoresheje amagambo akakaye ariko Mbayahaga rwose yakoze amakosa asigaye asaba imbabazi buriya abaturage tukwiye kuba tunaca bugufi rimwe na rimwe kuko abanyepolitike mu kirere hejuru yo bo baterana amagambo bagomba gusimbuka nyuma yaho gaca bagahura twebwe twavuze nk'abaturarwanda nk'abaturage nk'abarundi bavuze abarundi kazi abanyarwanda kazi twe tuba twaravuze dutukana tugira dute tuba turi gusamanira hejuru muri make ugasanga baratugaye baratusuzuma rero Mbayahaga rwose ibyo wakoze ukwiye kongera ukajya kuri kamera
ugasaba imbabazi isi muri rusange. Abanyarwanda batuye ku isi, abarundi bakwiye isi yose, ibyo wakoze mbayahaga Isidore nka Potere bose yivuguruze asaba imbabazi. Ntabwo ari byiza umuntu wese abona ko ibyo bintu atari byiza. Scovia Mutesi yaravuze ati ibintu ntabwo ari byiza, Gasuka ati ibintu wapi atuye umugabo ibi nibi Maboko y'Impaya natwe turavuze ngo ibi bintu si byo biragayitse rwose. Ikaze TV Rwanda natwe twarabyamaganye. Hanyuma rero twigendera. Uwitwa Jean Lambert Gatare, umunyamakuru uzwi w'igihe kirekire cyane kuri Radio Rwanda, yakoze inkuru nyinshi cyane, nta muntu utazi Jean Lambert Gatare, umaze igihe kirekire cyane mu imikino byinshi cyane, yakoze byinshi cyane. Ubu yarafite televiziyo, yarafite radio yitwa Isango Star cyangwa na TV Isango TV. Rero Jean Lambert Gatare ni umuntu uzwi, ni umuntu dusobanukiwe twese, tuvuge ngo condoléances ku muryango wiwe, twihanganisha umuryango we, tuvuge tuti uko biri kose Imana imuhira uko ridashira, kandi Bibiliya iravuga ngo harimo abapfapfira mu mwami ngo baruhuke imiruho n'imihati, kuko umwuka nawe ngo kuko imirimo yabo ibaherekeje. Jean Lambert Gatare rero ni umuntu tutavugaho byinshi, ariko icyo tuzi cyo nuko yavuye muri uyu mubiri kandi ngo yaguye mu Buhinde iyo yari yaragiye kwivuriza. Rero dukomeje umuryango we, dukomeje inshuti n'abavandimwe abanyarwanda muri rusange bagiye bumva ibiganiro bye, inkuru yakoze zose, ndetse n'ubuyobozi bwa radio Isango Star na televiziyo nabo turabihanganishe, turabakomeje. Uwiteka amuhiruhuko ridashira kandi aruhukire mu mahoro. Yego Pastor, nibyo Jean Lambert Gatare yatabarutse byamenyekanye, ariko nta wakwibagirwa umusanzu we mu myidagaduro nyarwanda. Nta wakwibagirwa Jean Lambert Gatare kuri Radio Rwanda, nta wakwibagirwa Jean Lambert Gatare mu kogeza umupira w'amaguru, nta wakwibagirwa Jean Lambert Gatare ku Isango Star na Isango TV. Imana imuhiruhuko ridashira, ikomeze umuryango we, abanyarwanda bakomere muri rusange. Umuvandimwe yatabarutse, ariko nkuko wabivuze hahirwa bapfira mu mwami ngo baruhuke mu ruho n'imihati, umwuka nawe ngo kuko imirimo yabo ibaherekeje. Hanyuma rero niyo nkuru igezweho yindi dusezera tuva muri iki kiganiro, tujye mu bukwe bwa Timamu. Dusezera tuva muri iki kiganiro kugira ngo tujye mu bukwe bwa Timamu, nagira ngo tuvuge akantu gato kagakegeshwa kuri izi mbuga nkoranyambaga tubaho. Akenshi hari igihe umuntu avuga ukuri ugasanga abandi babibonyemo ukundi. Pastor, uhangana gute n'abantu bagutera imijugujugu kuri izi mbuga nkoranyambaga, cyane ko uri mu bantu batangaza inkuru z'ukuri udaciye ku ruhande cyangwa se utavuga? Buriya rero uri muri iyi si uwanze kuvugwa yaheze mu nda yagira. Urumva rimwe na rimwe n'ibigarasha tuba duha ba nyina nabyo bikaduha ba mama, aho nta guca ku ruhande tugomba kubaha. Ibyo rero kandi mu by'ukuri umwanzi wa so niwe mwanzi wawe, umwanzi w'umubyeyi wawe aba ari umwanzi wawe, umwanzi w'umwana wawe ari umwanzi w'umugore wawe, umwanzi w'umugabo wawe, ibintu nk'ibyo byose. Buriya Yesu yaravuze ngo uwo tudateranya turasandaza. Rero niba abantu tudahuje kumva ubumwe bw'abanyarwanda ngo twubake igihugu, umutekano w'igihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, twese turusheho kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda, twese amaboko yacu, ibitekerezo byacu, intambwe zacu, twese ngo duhurize hamwe mu kubaka igihugu, ahubwo kugira ngo abantu bubake bagasenya, twavuga ibyiza bo bakabisenya, bagasenya igihugu, bagasenya abayobozi, abo bene abo ngabo bose n'abandi bantu bose. Uwo mwihorere yaraje ari nk'agatonyanga mu nyanja, mwihorere n'ibintu atarasanzwe, ntabwo yarasanzwe bikora, byaramugwiririye uwo nguwo. Ariko hari abamaze kuba baguye mu mazi, baratota neza, baratotama. Bene abo ngabo rero iyo tubahaye ba nyina na ba se na ba nyina, yewe Gasuka bahaye ba se na ba nyina nta kibazo ngira. Ariko ikibazo ngira ni uko yagira n'ibibazo n'umuntu mugenzi we, hakurya yabigiranye na Scovia, ntabwo byari bikwiriye. Na Scovia ntirakwiye gucyahira Kasuku kuri social media. Ikintu nagaye muri iriya saga naguciye mu ryo uvuga, ni uburyo Scovia n'abanyamakuru bangahe bagiye kuri televiziyo bakamara amasaha 2 bari kuvuga kuri Kasuku. Nibyo
bagiranye gushwana ariko nk'abanyarwanda ntabwo tuba tugomba kwiha rubanda. Nagasoko nawe ntabwo ari kugaruka ngo Nagasoko nawe ntabwo ari kugaruka basubiza umubyeyi n'umuyobozi mu buryo bwe cyangwa se ubundi hari ibintu natwe dukora ugasanga icyo nasaba Mutesi Scovia n'umuyobozi twese aradukuriye twaba tugengwa na RMC cyangwa se tutagengwa nayo turi ku mbuga nkoranyambaga kandi nabyo biri mu byashinzwe. Ntabwo bikwiye ko asubizanya na Kasuku kuriya n'undi muntu uwo ari we wese, ntabwo bikwiye ko Kasuku nawe aza avuga nabi yarakaye kubera wenda aho ko batumvikanye ku muntu w'umubyeyi kandi w'umuyobozi mukuru twese udukuriye. So wenda aho ngaho tuhavuye ikindi nagira ngo nkubaze nanone dusa n'abasoza, reka tugaruke gato kuri izo nyangarwanda. Umuntu uwo ari we wese wanga igihugu, ndabivuga ndeba neza muri kamera, umuntu uwo ari we wese wanga igihugu, umuntu uwo ari we wese uzana amacakumbiri mu banyarwanda, umuntu uwo ari we wese utifuza iterambere ry'abanyarwanda, umuntu uwo ari we wese wanga amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge, uwo ntabwo ari uwacu. Kuri Maboko y'Impaya turamwamagana. Uwiteka ababarire bene aba bakora ibyo ngibyo, tubabwire ngo Uwiteka ababarire bahinduke kandi bahinduke mu mitima yabo, ineza y'Imana ikomeze kubana nabo. Ariko kandi ni ukwihanganisha ibyo twakora byose, tuba tugomba kwihanganisha ababuze umuryango wabuze uwabo cyangwa n'abandi babuze abana. Tubabwire ngo rero ikaze TV Rwanda, mukore subscribe, like na comment kuri Maboko Empire, subscribe, like na comment, dukomeze twizamukire, dukore share, like na comment. Mbabwira ngo yari Pastor Claude influencer ku ikaze TV Rwanda, Maboko kuri Maboko Empire. Hariya ku Mucyo TV ho ntago Umucyo Wera TV naho bahagere bakande subscribe. Umucyo Wera nabiginze abantu bo kwikaze no kuri Maboko y'Impaya mu gihe rwose mukore subscribe, like na comment, murebe ibiganiro mu bizamure mu bisharing. Umucyo Wera TV zose uko mu sharing ari kugenda irushaho kuzamuka, buriya channel gusharinga burya bigira icyo bimara. Kuko bituma inagaragara n'abantu bayibona bakika bagahita babona Umucyo Wera. Kuko rero nicyo dusabye abantu bakora icyo kintu kandi bizaba ari byo umumaro mwinshi cyane. Turabashimiye mwese n'abari mudukurikiranye, amahoro n'amahirwe bakomeze kubana namwe mwese. Tubabwire ngo nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao.